ubundi urukundo ni ibikorwa ntabwo ari ijambo buri ijambo umuntu nta ari kubwira akakubwira ngo ndagukunda uzabanza ubitekerezaho kabiri byahura bigakora ishusho nyine ubona ko ari ishusho isobanutse ukabona ko buri gace kinjiye mu kandi nuko nanjye mbona urukundo. Twongeye kubasuhuza mwe mukurikira Hora Iwacu TV, tubasuhuza kandi tubiseguraho kuko tutari duherukanye, ariko ntaho tuba twagiye, tuba turimo tubategurira ibintu bitandukanye byo kubagezaho, cyane ko muri iyi minsi tugiye kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, birimo na gahunda mu minsi twakomeje kuganiraho ivuga ku ruhare rw'umuhanzi mu iterambere ry'igihugu. Uyu munsi rero twongeye guhura n'umumama hano, sinzi niba nakuvuga cyangwa ntawe uvuga umuntu ahibereye. Ikibazo wanamvuga ni Mama Defiye nawe urabizi. Mama Defiye umeze ute? Meze neza cyane. Mama Defiye njya mbona ukurikira amakuru y'abahanzi, njya mbona ukurikira amakuru y'abahanzi ndetse ukanayatambutsa ku gitangazamakuru ukorera. Harya iki gitangazamakuru ni ikihe? Wabwira n'abatakizi bakakimenya. Ndi umukorerabushake kuri eugeneofficialnews.com. Ndako ndi umukorerabushake. eugeneofficialnews.com. Yego, ariko ni part time cyangwa ni rimwe na rimwe iyo mbonye akanya nko muri weekend muri konje. Yego. Mama Defiye. Yego. Njya mbona ujya unasimbuka rwose, ukunda gukora ku nkuru zitandukanye zivuga ku bahanzi. Yego nibyo. Ariko akenshi dukunze no kubona mu bahanzi burya habamo utuntu dutandukanye, ariyo mpamvu uyu munsi nifuje ko muri utwo tuntu dutandukanye kamwe muri two hari icyo watubwiraho. Yego nta kibazo. Ubwo naje ku ijambo akenshi bita urukundo. Yego. Ese urukundo wowe ubona urukundo ari iki ukurikije uko urwumva mu myaka ufite, ukurikije kuva igihe watangiriye kumva ijambo urukundo? Ese wumva cyangwa se ubona urukundo ari iki? Urukundo ku bwanjye ndi umuntu wemera Imana muri make bwa mbere na mbere. Ku bwanjye rero bavuga numva ko Imana ari urukundo ari Imana. Urukundo ni ikintu kikubamo cyo kugira neza umugenzi wawe, cyangwa ukumva roho zanyu zirahuye, tukumva mwiyumvanyemo nyine, kumva icyo ukeneye ko agukorera ukumva nawe wakimukorera. Nukumva nyine ko nta kibi cyaba kuri mugenzi wawe, ugahora umwifuriza ibyiza gusa. Nuko ufata urukundo ngewe. Hanyuma nanjye nkurikije uko ndwumva nuko ndubona. Yego. Ariko nibaza ko mbega turwumva kandi tukarubona mu buryo butandukanye. Yego. Ese urukundo kugira ngo umenye ko umuntu agukunda nuko abikubwira, nuko kubibwira umuntu biba bihagije, cyangwa se sinzi, cyangwa no kuvuga ngo harabavuga ngo urukundo ni ibikorwa, abandi ngo urukundo ni Imana, abandi urukundo ni rubi ruragatsindwa, nyine narwo rufite amazina nk'ay'Imana. Ese wowe urukundo ubona nyine sinzi uko urwumva, ubona ari niki urwumva ute? Rero ukuntu numva urukundo numva ari nk'impano y'Imana. Imana yahaye buri wese nyine kugira ngo iyo mpano imugereho. Hari igihe nyine urukundo ruza bigakunda, hari igihe ruza ntibikunda. Iyo bitakunze rero ntubura icyo wunguka, niyo rwakunze nawe ntubura icyo wunguka. Ariko hari n'abaza ari nk'agahararo, hari n'abakundana by'agahararo, hari n'abakundana muri make atari ugukundana nyagukundana, ari no kubeshyana nabyo bijya bibaho mu rukundo, cyangwa se akakureba kumva hari akantu agukeneyeho, akumva rero nta kundi kuntu yakagukuraho atakubwiye ko agukunda. Ariko icyangombwa ni uko wowe ku giti cyawe wumva ko ugomba gukunda, uko byagenda kose ukumva ko ugomba kugira urukundo, nta kindi. Baranayezu yabwiye abantu ngo mukunda abanzi banyu. Nyine iyo umuntu yaba atagukunda wowe ugomba kumva ko umukunda. Hanyuma uretse yenda no kuba ukorera igitangazamakuru eugeneofficialnews.com, mbega urukundo noneho turebe, sinzi yenda njya mbona binangora kubivuga bitewe n'uburyo abantu baruvuga, uburyo abantu barukoresha. Ese ubundi urukundo wowe ku bwawe wumva kuba wakunda nk'umuntu byaturuka kuki?
ni ibintu ni nka roho ziba zarigeze kugera aho zihura ku bwanjye niko bifata fata ko ari nka roho ziba zarigeze kubana mu bundi buzima bwa kera zigahura zikongera zikamenyana cyangwa zikongera zikikundanira. Hari igihe nyine sibizi nabemera nyine kubaho mu bundi buzima ko umuntu aba yarabayeho mu bundi buzima. Njyewe nuko mbyumva numva nyine ko ari roho zahuye. Ubundi iyo abantu bakoranaga amasezerano, umwe wafataga nk'igice cy'ibuye runaka, ibuye gishobora nko gukatika cyangwa ikindi kintu cyakatika, bakavunamo kabiri. Bavunamo kabiri kugira ngo hashize imyaka myinshi kugira ngo muzemeranye ko habayeho ayo masezerano. Umwe yazanaga igice afite n'undi akazana icyo afite, byahura bigakora ishusho nyine ubona ko ari ishusho isobanutse, ukabona ko buri gace kinjiye mu kandi, nuko nanjye mbona urukundo. Ubwo nyine iyo bidahuye cyangwa iyo ka gace wagendanye nyine wagafashe nabi kakabika nabi kagahunguka, ntibihura nyine, ubwo nyine ubwo ruba rwabaye pirate. Bivuze ngo rero ubu urukundo rwabaye ijambo, kandi kera bakoreshaga iryo buye cyangwa igiti cyangwa ikindi kintu cyose, umuntu akakivuna akajyana igipande cy'undi akajyana ikindi. Igihe habaye ibibazo mu kwiyunga bagahuza bya bipande, kagaragaza nyine ko koko ayo masezerano yabayeho. None se ubwo nanjye nkurikije uko mbyumva, kuko njye nakubwiye njye sindarwumva urukundo kuva natangira kumva bavuga ijambo urukundo. Cyakora urukundo nemera ni urukundo umubyeyi akunda umwana cyangwa umwana akunda umubyeyi, ariko nabwo mba mbona rushingiye ku bikorwa, si ijambo. Ubwo rero hagati aho, ese urukundo kuri wowe ubona ari ibikorwa cyangwa ni ijambo urukundo? Ubundi urukundo ni ibikorwa, ntabwo ari ijambo. Buri ijambo umuntu nta ari kubwira akakubwira ngo ndagukunda, uzabanza ubitekerezaho kabiri, se nibyo cyangwa bise binamushiramo. Hari igihe bivuga nyine bigahita binagenda kubera kanabivuze. Uko ushobora kubwira umuntu ngo ndakwaga, rwago rugahita runagenda, nk'uko ushobora kuvuga ngo ndagukunda rugahita rugenda. Urukundo ubundi ni ibikorwa. Hanyuma se kuki nta bantu bangana batakundanye? Bivuze ngo urukundo ni intandaro y'urwango. Ibyo bintu nyine urumva se nkubwire ngo ikira, urumva nyine bajya bavuga, abanyarwanda baravuga ngo indakuzi ntituma wivuga mu bagabo, indakuzi ntimutahana ubukwe. Nyine umuntu yakumenye mwamenyanye, unitegura ko mushobora no kuzaba abanzi. Kuko hari umuhanzi wo muri Tanzania yigeze kubiririmbaho, nimba ari Mr Nice, aravuga ngo rafiki yako ndiye adui yako, ushiti yawe ni nawe mwanzi wawe. Kuko mutakundanye nyine nta kintu mwapfa, mutamenyanye nta n'ikintu mwapfa, ntabwo muba muziranye nyine. Buriya se ndi impamvu abantu bamenyana bagakundana nyuma bakangana, ntabwo bishobora kuba nyine ari rya jambo bavuga gusa ariko ritaherekejwe n'ibikorwa kandi ritarimo ukuri. Oya, ku bwanjye rero nemera ko abantu bahura ku mpamvu runaka, hari impamvu ituma bahura, sibyo? Kandi nkanemera ko muri iyi si dutuyemo hari imyuka myinshi utamenya iturutse. Hari igihe imyuka rero ihuha muri umwe, indi ihuha muri indi, undi akaza akajya mu gutwi k'undi ati kanaka iki n'iki, undi ati kanaka mugendana, kanaka mukundana, ugasanga urukundo rwanyu rugwishwe n'abandi. Njye nemera ko urukundo rw'abantu rusenywa n'abandi inshuro nyinshi, nanone inshuro nkeya rugasenywa n'ibikorwa byabo ku giti cyabo. Kuko bakibonana bwa mbere, bakigendana, buri wese abona undi ari mwiza, ari nta makemwa, ariko uko agenda amumenyera agenda abona nta gaciro afite nyine, kuko yaramumenyereye akenshi. Ibyo ni uko mbibona, yamaze kumubona nk'usanzwe kandi imbere yamubonaga nk'umuntu udasanzwe. Bivuze ngo rero bibaye byiza hari abantu gusenya kugira ngo abantu bakundane birambe, hakorwa iki? Uretse se gusega n'iki kindi cyakorwa? No kwirinda no kurebuzwanya. Umuntu akirinda kurebuzwa ibibi bya mugenzi we, yabona ko ari kuri mugenzi we agahita agafata nkaho nta cyabaye, akabona ko ari akantu kamucitse, akabona ko agomba ari akantu ko kwikosora, kandi agahita anamubwira ati wenda wankoreye ikindi kitari cyiza ariko ikindi gihe ndumva kizambangamira. Ntekereza ko ari uko byakunda. Undi nawe akavuga ati nibyo sinzongera kuko babaza, sinzongera gukora ikintu kitamushimishije. Ya rero yongeye akabisubiramo bya bindi mugenzi we abona ko bitamushimishije, ngira ngo no haba intandaro yo kuzinukwana. Mwakumva zinutswe undi kuko abonye ko atamuha agaciro, ko abonye ko atubahiriza ijambo rye. Mama Defi, nyemerera, ndabona ikirere kidutengushye uko amasaha agenda, burya ngo amasaha n'umwanzi w'igihe.
nyemerera tube ducumbikishirije aha kuko yenda sinavuga ngo tubirangiriza aha ngaha kuko iby'urukundo ntibigira intango ntibigira n'iherezo. Nyemera tuzagaruke muri iki kiganiro noneho tubicengeremo tuganire ku bijyanye n'urukundo kugira ngo hari n'abatarugira narwo bazarugire ruzabinjire rubasakaremo. ariko rero ntabwo nemera ko hari umuntu utarugira abarufite ahubwo ruba rwarakomeretse amarangamutima yabo yarakomeretse ariko mba nzi ko buri wese agira urukundo kuko nimba hari udakunda umuntu ariko akunda ibintu ubwo ni urukundo nyine afite ibyo bintu hari udakunda umuntu wabona umuntu ukabona aramwanza ariko afite nk'inzu runaka areba kuva arayikunze akabona imodoka runaka kuva arayikunze akareba ikintu runaka kuva aragikunze rero ntekereza ko nta muntu utakunda ahubwo uburyo dukundamo nibwo butandukanye ariko abafite impamvu abafite ibyamukomerekeje. Sawa urakoze cyane ndagushimiye. Sawa.